nawe mugore ugishakwa ubimenye neza yuko ugomba kumenya neza ko buri munsi usa neza, mbese uko kuntu yagushatse umeze niho ugomba kumera. Niyo mpamvu mbwira abakobwa mutari mwashakwa mujye muhora mwiyitaho mu bushobozi bwose mufite, mu bushobozi bwose ufite menya neza yuko hari ibintu ugomba kwitaho, cyane cyane yita ku mutwe wawe. Buriya mu mutwe hasa neza, hari ukuntu hameze, ibyo wakwambara byose burya ntago biba bigaragara. Iyo wambaye urukweto rwiza imyenda yose wakwambara birajyanye. Rero menya ngo urukweto no mu mutwe uhiteho cyane, kuko nibyo bituma ugaragara nk'umuntu ufite igiciro, abasha kurureba akabona yuko uri umukobwa uri smart w'igiciro. Rero nukubyitaho. Babadamu rero mutajya mwiyitaho, abakobwa mutiyitaho, ubimenye neza yuko muri psychology y'umugabo akururwa n'ibyo areba. Niyo mpamvu babagore bashatswe ari abagore beza cyane bajya mu rugo bagatangira bakijwingiriza, uzasanga abagabo baba batangiye kubacika. Kubera iki? Nago babahesha icyubahiro. Uzabibona neza ko uwo mugabo atagishaka yuko munagendana no mu nzira, ubabazwa nuko arimo kugendana n'uriya mugore cyangwa se n'uriya mukobwa. Impamvu agendana nawe nuko iki? Nuko amuhesha icyubahiro mu muhanda. Wowe ntabwo umuhesha icyubahiro, niyo mpamvu adashaka ko mugendana. Rero ntibizajye bikubabaza. Ugomba kwiyitaho rwose ukihesha agaciro, kandi no kwihesha igiciro nabyo ni ngombwa.